Amahoro bana b'Imana. None kwa gatatu tariki 14 Ukwakira 2020 amasomo tuzirikana isomo rya mbere ryo mu Roho Mutagatifu yandikiye abanyagalati umutwe wa 5 umurongo wa 18 kugeza kwa 25. Bavandimwe, niba muyoborwa na Roho ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto ya Roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na Roho, nituyoborwe na Roho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni iya mbere. Nitwemere kuyoborwa na Roho. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 11 murongo wa 42 kugeza kwa 46. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati: nimwiyimbire abafarizayi, mwe mutanga igice cya 10 cy'isogi n'ikimbwija n'ikizindi mboga zose, ariko mukirengagiza ubutabera n'urukundo rw'Imana. Ngibyo ibyo mwakagombye gutunganya mutirengagije n'ibindi. Nimwiyimbire abafarizayi, mwe mukunda intebe za mbere mu masengero no kuramukizwa ku karubanda. Nimwiyimbire, mwebwe mumeze nk'imva zitagira ikiziranga, bakazinyura hejuru batabizi. No kumwe mu bigisha amategeko abwira Yesu ati: mwigisha, iyo uvuga utyo natwe ubudutuka. We rero aramusubiza ati: nimwiyimbire namwe bigisha amategeko, kuko mukorera abantu imitwaro iremereye, ariko mwe ntimukoze n'urutoki rwanyu kuri iyo mitwaro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradusaba kuyoborwa na Roho. Umuhanga yaragize ati: plus le corps s'élève, plus l'âme s'abaisse. Il faut alors un certain équilibre tant qu'on est sur terre. Uko umubiri ugenda urushaho gutumbagira uzamuka, ni nako Roho igenda irushaho kurindimuka ikaba yanazima. Nk'umuntu ukiri ku isi rero, ni ngombwa kwirinda ubusumbane, tugashyiramo inganyagaciro. Imana yaduhaye ubuzima ngo tubukoreshe neza, budufashe kuzagera mu buzima butazima. Ni kangahe wa muntu ngewe ufite ubu buzima, umuntu ugizwe n'umubiri na Roho, nita ku mubiri nkaba nakwibagirwa no kwita kuri Roho, kandi bigomba gukorana neza ngo mbeho neza. Aho ni wasanga hari icyo njya nirengagiza kimwe nkagisumbisha ikindi. Paulo Mutagatifu mu isomo rya mbere aratugaragariza ko kugira ngo ubuzima bugende neza, ko twareka Roho ikaba shefu, ikaba ari iyobora umubiri. Nibwo tutazabacakara imibiri yacu, ubwo twibukije ko umubiri w'ubucakara urwanya Roho. Adushyize imbere ibikorwa by'umubiri birenga 15: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi n'ibindi byinshi bibi. Ndetse n'ibikorwa bya Roho arizo mbuto za Roho Mutagatifu 12: urukundo, ibyishimo, amahoro, ubudacogora, ubutarambirwa, ubugwaneza, urugwiro, ubuntu, ubudahemuka, ubwizige n'ubusugi. Ese ndamutse nishyize ku munzani nk'umukristo wabatijwe kanakomezwa, nsanga ari ibihe bikorwa bisumba ibindi mu buzima bwanjye, ari iby'umubiri ari ibya Roho? Wasanga hari iby'ingenzi njya nirengagiza kwitaho, ngakomeza gukurikirana icyo kinyenga cy'umubiri gusa, umudamararo, icy'ingenzi nkaba nakibagirwa. Yesu mu Ivanjili arambaza niba icy'ingenzi ntarakibagiwe, ubwo ari imbere y'abafarizayo n'abigisha amategeko bakurikiza amategeko y'inyuma, ariko bakibagirwa impuhwe, kandi impuhwe zisesa urubanza. Barenganya rubanda, bakabaka amaturo n'imisoro y'ikirenga, bagakabya, bakarengera, kugeza bibagiwe icy'ingenzi, ubutabera n'urukundo by'Imana. Yesu yagize ati: nimwiyimbire abafarizayi, mwe mutanga igice cya 10 cy'isogi n'ikimbwija n'ikizindi mboga zose, ariko mukirengagiza ubutabera n'urukundo rw'Imana. Babyeyi, bimaze iki kugaragara neza inyuma, ariko imbere birimo bicika? Bimaze iki kwita ku mibiri yacu, tukayambika, tukayisukura, tukayitaho, tukayigaburira, ariko roho zacu zarishwe na bwaki, zarumiranye, nta sengesho ugiheruka, nta bikorwa by'urukundo ugiheruka nko gutanga imfashanyo, nta kwigomwa ugiheruka, ahubwo cyane ugukomeza ushimisha umubiri wawe, unezeza. Rimwe na rimwe ukaba wanawica rubi, wibwira ko rukugira neza, muri kuwitaho, uri kuwutaka kandi uri kuwica. Mubyeyi, wongere wisuzume koko niba ari Roho ikiri kuyobora umubiri, cyangwa niba byaricuritse akaba ari umubiri usigaye uyobora Roho.
roho ikaba yapfapfana ikamera nka bwa butaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Umunsi umwe umugabo n'umugore babaga muri groupe de prière Equipe Notre Dame, bari barahigiye Imana ko bazashaka icyumweru kimwe mu mwaka bakajya kwiherera ikibeho, bakabonera no gushimira umubyeyi Bikira Mariya ko yabahaye urubyaro mu gihe bari bamaze imyaka 10 nta mwana bagira. Buri gihe umugabo yiteguraga ko bagenda, umugore agatanya impamvu zibazitira. Umwaka ugiye kurangira, umugabo bikomeza kumukomanga ko batahiguye umuhigo. Nuko asaba umugore yo kwigora, agasubika gahunda zose afite muri icyo cyumweru gikurikiyeho ngo bazashobore kujya ikibeho kwiherera. Nuko umugore atangira asomera umugabo iri kuri gahunda y'icyumweru ati: kuwa mbere nzajya muri salo kwisukisha umusatsi, kuwa kabiri nzajya kwa muganga gufata urukingo rwo kuringaniza, kuwa gatatu nzajya mu isoko kugura amavuta ya mukorogo, abantu benshi basigaye bansuzugura ngo nabaye urukara, kuwa kane nzasubira muri salo gucisha inzara no kuzisiga neza, kuwa gatanu nzajya mu isoko kugura utwenda tw'amasitira agezweho, nzavaho ntegure neza imyenda ya weekend, kuwa gatandatu nzasubira muri salo banshonge neza ingohe no gusokoresha umusatsi, hakurikiyeho gutembera ku mazi ku Kivu kuko amashyuza yarakamye. Noneho nijoro kuri wa gatandatu ni ukurya ubuzima mu kabyiniriro, naho ku cyumweru nzaruhuka nzirirwa ndyamye. Ngaho nawe mbwira, hari umunsi wumvise nabonekaho? Umugabo amaze kumirwa, cyakora mubaza aho aya mafaranga azava. Ati: tuzagurisha inka dufite dukomeho nayo twari kwifashisha mu mwiherero. Muvyeyi, uri umugabo ugashaka mu rugo rumeze nk'uru, wabigenza ute? Ese waterera iyo urugo rugahirima, cyangwa wakwigora ukaba wagenda wenyine ugaheka uyu biti bibisi ku mutima? Wakora iki mu rugo nk'uru rw'umugore witaho cyane birenze, iminsi yose yiryohereza agahombya urugo? Ese uramutse ushakanye n'umuntu udakunda iby'Imana, wakora iki ngo uyimukundishe? Uramutse ushakanye n'umuntu udasenga, ugenda biguru ntege, utikoza gahunda z'Imana, utazi n'umwiherero icyo ari cyo, wabigenza ute? Burya bavandimwe, ingingo nyinshi zigize umubiri wacu akenshi zigenda ari ebyiri. Imana koko ari igitangaza, hari ubwo rumwe mu ngingo rushobora kugira ikibazo, urugero nk'ijisho rimwe rikaba ryapfa. Imana ikora uko ishoboye kose, za mbaraga zari mu ryangiritse ikazimurira mu rindi rigikanyakanya, ubuzima bugakomeza neza. Equilibre, nguko uko umuhanga abana n'umuswa, umuntu mwiza akaba yabana n'udashobotse, umugabo wananiranye akabana n'umugore witonda bagashobokana, umugira neza akabana n'umugira nabi, umubiri ukabana na roho neza kubera Imana nta busumbane. Bavandimwe, mu mibanire n'imikorere mu buzima ntabwo Imana idusaba kunganya, kugenda ku ntambwe imwe, kureshya, gukora bimwe, kubaho kimwe, ahubwo kuzuzanya, kuzamurana, gufashanya, kwita ku bandi cyane cyane abadandabirana, kuba amagirirane, kwirinda ubusumbane, guhekana, gutabarana, tukumvira Roho Mutagatifu ngo atuyobore, ayobore ubuzima bwacu, ayobore gahunda zacu iminsi yose y'icyumweru. Bityo gahunda zacu ntiharangwamo kwikunda gukabije no kwiyitaho birenze, bikadutera kwibagirwa icy'ingenzi: ubutabera, urukundo, ubuzima bwa roho, Imana. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.